uyu yarambwiye ngo haze igihe mubyeyi twize byinshi umwami Yesu akomeze kukwagura muri byose. Urakoze cyane. Uyu munsi rero ndagira ngo tusobanure abafilisitiya, umenye nimba muri no minsi umwuka urimo urwana nawo atari uw'abafilisitiya. Umenye ngo ese ndi mu gihe cyo kurwanwa n'abafilisitiya, ese ndi mu gihe cyo gutsinda abafilisitiya. Uyu munsi rero tugiye kubiga aba bagome nabo tugiye kubiga kandi tubakubitisha imbaraga z'umwuka wera, tubakubita urw'ingusho. Aba bagome bitwa abafilisitiya n'ubwoko buvugwa cyane muri Bibiliya, bari bazwi nk'abanzi b'Abisiraheli. Bari bazwi nk'abanzi b'Abisiraheli. Umva ikintu bamenyweho. Ariko ngaho nyumvira pe, kuba umusitari mu nzangano, kuba umusitari mu kintu ariko naragenze ndabona ubu hari abantu bari abasitari mu gusinda, hari abasitari mu gusambana, hari abasitari mu kuvuga iby'Imana, hari n'abashaka kuba abasitari bavuze n'aba bantu b'Imana kugira ngo barebe ko nabo bashorogotora ngo bakamenyekana. Nzaba ndeba bo mbateze iminsi 3, ntabwo nabatega icyumweru kuko ntibakimara. Hanyuma aba bafilisitiya bwari ubwoko buvugwa cyane muri Bibiliya, n'ubwoko buvugwa cyane, ariko bari bazwi nk'abanzi b'Abisiraheli. Ibaze kugira ngo umuntu amenyekane ko yanga runaka. Aba bafilisitiya n'ubwoko bubi cyane, ariko noneho abantu bamaze kuba abafilisitiya mu rwego rukomeye cyane, bageze no mu rwego rwo kwidekarara bakakubwira ngo ndakwanga. Niho bageze. Umwuka w'abafilisitiya rero nje kusobanura kuko noneho ubu ndi kumva cyane, maze iminsi mbona abantu bidekarara ko banga abantu b'Imana. Bamaze iminsi bidekarara ati giye numva nkwanga kabisa. Rero hanyuma aba bafilisitiya bari batuye mu nkengero y'inyanja ya Mediterane. Muri utu duce nshaka kubabwira niho bari batuye, kuko bari barakabye, bari barahiriwe cyane, bari baranyanyagiye. Bari batuye aho bita Gaza, Ashikeloni, Ashidodi, Ekironi n'Igati. Utwo duce twose, iyo migi yose bari barayikabye maweya, dore ko bizi no kubakundira aba bagome, kubera ko ntacyo batinya, ibintu byose ari barusahurira mu nduru. Ari abagome, ari abantu badatinya guseba, n'abantu bakunda gukwira. Abagome barakwira ndugu yangu. Urumva utu duce twose bari batuyemo. Ubundi bakomoka ahitwa Karufoni, niho bakomoka. Reka turebe Yeremiya, kuko aba bantu bari n'abahanga. Utaza kugira ngo turwana n'imyuka y'abaswa, utaza kugira ngo turwana n'imyuka ijenjetse. Paul aravuze ngo turwana n'imyuka y'ahantu, kandi ngo abantu turwana nabo ngo nabategeka. Hari ukuntu mba mbona mushaka kuzana twa haleluya twanyu tudafite epfo no haruguru, ngo murimo ngo muramenagura abazimu. Reka utu haleluya 2 3. Aba bantu n'abantu b'abanyembaraga cyane, bisaba kubarwanya mu buryo tuza kureba uburyo twabarwanya. Yeremiya 47 umurongo wa 4 aravuze ngo bitewe n'umunsi uje wo kurimbura abafilisitiya bose, no kurimbura umufasha wese wasigaye Tiro ni Sidoni, kuko Uwiteka azarimbura abafilisitiya n'abasigaye mu kirwa Kafutori. Ariko ndashaka ko muba hafi cyane kuri twa tubike twanyu mukandika. Ndumva shaka kwigirizaho nkana abafilisitiya, ndashaka kubishongoraho. Ndashaka kubwira umufilisitiya wese aho ari umaze igihe ukwanariza ugenda ku izina ryawe no ku bana bawe, ndaje mu kanya nkwereka uburyo we turamwica tumumanyaguyemo ibipande. Wumvise uyu murongo wa 4 haravuze ngo bitewe n'umunsi uje wo kurimbura abafilisitiya bose. Umunsi uraje, vuga ngo haleluya. Imana yarabaretse bakora ibyo bashaka ku buzima bwawe, ku bana bawe, ku rugo rwawe. Irabihorera bagira ngo baragafashe. Imana irabareka bagira ngo baragushoboye mu byongereza byinshi no mu bifarasa byinshi, bagira ngo baragushoboye mu miti yo muri Tanzania mu y'abapfumu bo hakurya n'iy'abakonikoni. Donc baritonda baraserebura bakajya bagendana na kirida bakihaganyura amazi kandi atihaganyurwa. Baritonda
baragucinyangiza mujya mubabona ukuntu bihaganyura n'ishyushyu. Ubu barancanga abafilisitiya bamaze kunywa ishyushyu, amabondo bayagejeje hariya, batangiye kwanariza izina ryawe, batangiye kwiga guhura mu duce twose, muri utu duce twose batuyemo, batangiye guhamagarana kuri telefone, uduce twose bagahurira ahantu hamwe. Ariko dore umunsi uje, vuga ngo haleluya, ndafashijwe. Bitewe n'umunsi uje wo kurimbura abafilisitiya bose, kandi ni bose, vuga ngo haleluya. Ndumva nahaguruka nkiruka. Umunsi uje wasanga rejo avamidi, bitewe n'umunsi uje wo kurimbura abafilisitiya bamaze iminsi bakugendaho n'izina ryawe n'akazi kawe, bagenda kuri dosiye yawe, barakabya, bafite ubugome nje kukubwira. Ariko bitewe n'umunsi uje, Imana irahagurutse muri uku kwezi kwa mbere kubarwanya no kubarimbura yivuye inyuma. Muvugira ngo amina, haleluya. Bitewe n'umunsi uje wo kubarimbura abafilisitiya bose no kurimbura umufasha wese wasigaye i Tiro ni Sidoni, kuko Uwiteka azarimbura abafilisitiya n'abasigaye mu kirwa cy'Ikafutori. Ibiharanjongo biteye igazi. Ashikeloni harazimye, n'ahasigayeho ikibaya cyaho. Uzi, iki kinyarwanda kiragoye, uziharatira ugeze ryari? Yewe wa nkota y'Uwiteka we, uzaruhuka ryari? Kuko aba bantu ari benshi. Wa nkota y'Uwiteka we, ko aba bantu tuduca ari twinshi cyane, uzaruhuka ryari? Ugira vuba, uzaruhuka ryari ko ari benshi, ko bamaze igihe, ko bagwiriye? Haleluya. Isubize mu rwubati rwawe, ruhuka utuze. Ariko se waruhuka ute ko wategetswe n'Uwiteka? Ashikeloni ni ikibaya cy'inyanja, niho yayiteje. Mukomere Uwiteka amashyi menshi cyane. Haleluya, amina cyane. Mu ntambara bari bafite intwaro z'ibyuma. Urumva aba bafilisitiya bari bafite intwaro z'ibyuma, mu yandi magambo ntibaneshwa kuko bagira intwaro z'ibyuma. Abacamanza 13, dusome ariko mujye musoma kamukari, umusome na Bibiliya. Sinababwiye ngo mujye musoma ijambo ry'Imana. Soma ijambo ry'Imana utahura amabanga, soma we, some ijambo ry'Imana utahura amabanga. Bibiliya iraryoha nduguyango, mujya musoma ijambo ry'Imana, muzajya muhasanga intwaro zose muzajya murwanisha babateye. Hanyuma 13, ndasoma imirongo mikeya kuko ugeza ku gice cya 16 wararyoshye cyane. Maze Abisiraheli bongera gukora ibyangwa n'Uwiteka, Uwiteka abahana mu maboko y'abafilisitiya imyaka 40. Byari bitewe n'iki? Imirengwe y'Abisiraheli, imirengwe y'amazu Imana ibahaye, imirengwe y'amamodoka ibahaye ya 0 kilometre, imirengwe y'inzabibu z'ibihugu, yatumye Uwiteka aterura abafilisitiya kuza kurwanya Abisiraheli. Ndashaka kukubwira ko intambara yose urimo, bamwe muri mwe nimugenzura murasanga rimwe mwayiteje. Nakubwiye ko hari intambara umuntu yiteza bitewe n'intege nke n'umurengwe no kurangara. Uwiteka akaguhagurukiriza abafilisitiya kugira ngo ukanguke, uve mu kiburi, uve mu kigare cy'abagore banywa inzoga, uve mu kigare cy'abasore banywa itabi, uve mu kigare cy'abagabo baca abagore babo inyuma. Hari igihe Uwiteka aguhagurukiriza intambara, akaguhagurukiriza ibitero, ugasanga urimo uravuga ngo ni mudusengere, kandi ari ibintu Imana yahagurukije. Hari abantu muri kurwana intambara mwatejwe n'Uwiteka, abo ngabo n'Imana muri no Misiri kutubuza gupfa gusengera abantu. Ubu muri kuduha ibyifuzo tukanababwira tuti mwe muretse tubanze tumenye intambara mu Rwanda nimba atari mwebwe mwatumye abafilisitiya babataka babagomera. Ariko ndashaka kukubwira ngo nuko hariho umugabo mu muryango w'Isora wo mu muryango w'Abadani witwaga Manowa. Umugore we yari ingumba itigeze kubyara. Marayika w'Uwiteka
yiyereka uwo mugore aramubwira ati dore uri ingumba ntiwigeze kubyara ariko uzasama inda ubyara umwana w'umuhungu nuko ndakwinginze wirinde kunywa vino cyangwa igisindisha kandi ntukarye ikintu cyose gihumanya kuko uzasama inda ukabyara umuhungu kandi ntihazagire umwogosha kuko uwo mwana azaba umunaziri ahereye akiva mu nda ya nyina kandi niwe uzatangira gukiza Abisiraheli amaboko y'Abafilisitiya. Samusoni ntahari ndahari ni jyewe uku kwezi nje guhangana n'intambara y'Abafilisitiya. Haleluya, amina cyane. Nje guhangana n'intambara y'Abafilisitiya kandi nta numwe ndi busige muri iki kirere cyawe. Komera Imana amashyi menshi cyane. Mpagurutsa ndi umwambi muri ibi bihe. Abafilisitiya mwe mva ndabakocagura ku buryo mwicuza icyatumye muza gutera. Mwateye ahantu mwarishutse, mwarihuruje cyane. Dore ikintu cyarangaga aba Bafilisitiya, ikintu cyabarangaga icyambere n'imbaraga n'ubwirasi. Bagiraga ikintu cyitwa imbaraga n'ubwirasi. Ibyo bintu byagendaga kuri bo kuko bakundaga kunywa utuntu tutumvikana, bakundaga kunywa bene utwo tuntu utazi bakagira imbaraga ngo tubatere imbaraga, bakagira ikintu cyitwa ubwirasi ubukomeye cyane. Ariko mwabirasi mwe mw'Abafilisitiya, imyijogoro yanyu n'ubwirasi bwanyu Uwiteka agiye guterura dimba hasi. Haleluya, we araterura dimba hasi. Uwiteka agiye kubahagurukira, agiye kubahamya mu cyico. Ikindi bagiraga kwiringira intwaro n'imbaraga z'umuntu. Cyo kintu bari bakibitseho, bazi kwiringira imbaraga zabo we. Ukurikije aho twize nta muntu wiga Harvard ngo ashobore kubura akazi. Dukurikije igisekuru tuvukamo, ntabwo twebwe twabura uko tubigenza kuko biringiraga imbaraga cyane n'intwaro zabo, bakiringira n'imbaraga z'abantu, bakumva bakwiyambaza Abigati, bakumva bakwiyambaza Abigaza, bakumva bakwiyambaza Abishikeloni, bakiyambaza Abishidodi, bakiyambaza Abikiloni, bakumva bahuriza hamwe n'Abigati muri famiye ya cya kigabo kitagira uburere cyitwa nde harya cya Goliyati. Ndagitsinze mu izina rya Yesu, ngitsindesheje imbaraga z'umusaraba, ndagutsinze, ngutsindiye imbere y'Uwiteka, ngutsindiye mu masengesho y'amaboko, ndagutsinze. Goliyati wahagurukiye kurwanya abagore ngo batabyara, ndagutsinze. Akajagari no kwiringera izindi mana, ndagutsinze mu izina rya Yesu, kandi ngutsindiye imbere y'Uwiteka Imana waremye. Haleluya, yaremye ijuru n'isi. Haleluya. Ikindi cya gatatu, gusenga ibigirwamana cyane cyane Dagoni. Ngicyo kintu nacyo kiri mu byabarangaga Abafilisitiya, basengaga ibigirwamana cyane cyane Dagoni, ariko bakitonda bakabisenga, bakabiha amaturo, bakabiramya. Icyo kintu cyarabarangaga kandi nino barahageze abantu basenga ibindi bigirwamana, biringira izindi mana, banura imvura iguye bagendana mu masakoshi, batereka mu maduka yabo ngo niho bacuruza, bagendana mu modoka ngo niho batagira impanuka, bitwaza imbere y'ababosi bagiye mu kizamini cy'akazi. Ibyo bintu byitwa ibigirwamana byose turabimenaguye aya masaha, turabijanjaguye katika jina la Yesu, tubyobitseho umuriro mu izina rya Yesu, tubicukuriye umwobo utagira iherezo, isi zarindi rangira bitarageraho bijya mbimanuriyemo mu mavuta Imana yampaye. Ibi bimana n'ibigirwamana abantu bishingikirijeho bakurwanya, kandi rimwe na rimwe hari igihe bikora ibi bintu byabo, bajya kusenga, bajya kuramya ibi bimana, hari igihe biza bikabangiza, ariko nanjye ndabyangije amasaha kati kwa jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Mana ishimwe. Beatrice ari kumfasha ati Uwiteka atera urudunde hasi Abafilisitiya bangendaho, harabadunze nta mikino agira, tubahaguruke turi abagore b'inkuba kati kwa jina la Yesu. Icya kane bagiraga kibi, kurwanya umugambi w'Imana ku Bisiraheli. Iki kintu ariko mucyumve cyane, kurwanya umugambi w'Imana ku bantu b'Imana. Bise tuyobe ko hari abantu baza kurwanya umugambi w'Imana. Imana yatubwiye ko tuzabyara, umuntu akaza kukuzinga. Imana irakubwira ko iguhaye abana, Umufilisitiya akaza gufata inda ngo ayizinge ngo uzahwane nawe. Ibyo babyita kurwanya ibi bintu biza kurwanya umugambi w'Imana ku buzima bw'abera. Birahari byarahageze ino,
biza kurwanya umugambi w'Imana. Imana ikakubwira ko iguhera abantu ubwenge, umuntu akaza kubakora mu gihorihori ayatura amagambo atatu yandika zero mu bwonko bwawe. Ibyo byitwa kurwanya umugambi w'Imana. Imana ikakubwira ko izagukorera ubukwe bwiza, umuntu akaza kukuzinga akakumanika mu giti kirekire cy'umuvumo. Byitwa kurwanya umugambi w'Imana. Ibi bintu abafilisitiya barabigiraga nino barahageze baza kurwanya umugambi w'Imana, ariko imbaraga zabo turamenagura kati kwa jina la Bwana. Haleluya. Mu buryo bw'umwuka rero abafilisitiya dore ikintu baguteza ibibazo bihora bisubira mu buzima, ibibazo bihora byisubiramo. Ideni waryishyura ejo hakaza iry'amazi, waryishyura hakaza irya banke, waryishyura hakaza irya wa mugabo bitarambere, waryishyura hakaza mana yanjye we iry'ibimena, waryishyura. Donc abafilisitiya bagira umwuka baguteza wo guhora usubira mu bintu byisubiramo, ibibazo bihora byisubiramo. Uyu munsi wakuyemo inda, indi urasamye ivuyemo mfite amezi 4, indi ivuyemo 3, indi ivuyemo 5. Ibibazo bihora byisubiramo, amadeni ahora yisubiramo, ibibazo ngibyo ibintu bahora bateza bihora byisubiramo. Ugasanga ugira ibibazo by'iniform, ibibazo bisa, ntutera imbere, ntukira, ntukena, waheze hagati na hagati ugeze aho wivugisha. Ubukene ni bubi Imana yanjye. Hari wavuze ngo ubukene buragatsindwa, ubukene ni bubi. Ndashaka kubuhambira aya masaha, mbuhambirije riva, ndabukanyaze, ndamenagura, ndatwika ubukene, nk'uyu bukene mu biganza byanyu, nk'ubukene kuri konte zanyu, nk'ubukene mu mifuka yanyu, mu makofe yanyu, ndakoropa ubukene mbukuye mu mazu yanyu, ndasohora ubukene mbukuye muri stock aho mubika ibiryo, ndasohora imbaraga z'ubukene kati kwa jina la Yesu. Ndabwirukanye bubaveho kwa jina la Yesu. Bukene ugakenura umukobwa washaka ukabugakena ubyaye rimwe ukabyara kabiri ukennye, ukubaka urugo ukennye, umwaka wa kabiri ukagumya ugakena, wabona n'akazi ukagumya ugakena, n'umugore yabona kandi mukabuhoramo. Ndamenagura ibi birere toka kati kwa jina la Yesu. Uyu ni umwuka w'abafilisitiya ubangiza. Ugasanga abantu barwama stroke, abandi barwama diabete. Ubukene buratuma ugenda wivugisha kandi utari umusazi. Uyu mwuka wabo ni umwuka w'abafilisitiya. Kandi mu bundi buryo bw'umwuka w'abafilisitiya bateza imico ya kera idashaka kugenda. Ya mico ya kera idashaka kugenda, kera wagiraga umujinya n'ubu ngubu ntugenda. Ni ya mico ya kera, ya mico ya kera yo kwikinisha, n'ubu washatse urikinisha. Ya mico ya kera yo kunywa itabi, n'ubu ngubu repeta unywa itabi. Ako bite byanyu, ubundi itabi riba mirihe ntungamubiri. Mico ya kera n'izi saha yarabakurikiye. Twari tuzi ko nushaka umugore uzareka gusambana, ariko imico ya kera yaragukurikiranye, n'ubu umusambanyi, uri n'umusambanyikazi. Mico ya kera iyi ni imyuka ya gifilisitiya igutera ihora igutera. Kandi iyi myuka ikunda guteza kwishingikiriza ku mbaraga z'umuntu. Nta mufite napfa, urabona adahari anko yerega we na mu gicuku no kumukangisha aho uvuka na washatse rwose adahari nahita mpfa rwose, urabona utabonetse byagenda gute. Ariko bite byanyu mwaretse kwishingikiriza ku mbaraga z'abantu ko ari umwuka w'abafilisitiya. Kandi nashaka no kuvuga kuri Goliyati, nawe ashushanya ikibazo kinini gishaka gutera ubwoba. Kuko uyu mwuka wa gifilisitiya ufite represent uhagurukiye, ufite uhagarariye, ufite papa wabo, papa w'abafilisitiya ari we Goliyati. Asobanuye mu buryo bw'umwuka kukwataka akoresheje imbaraga z'ibibazo binini. Ashushanya ikibazo kinini kandi agashushanya n'ikintu cyitwa iterabwoba, ugahorana iterabwoba ryabo. Isomo ririmo nuko intambara atari iyacu. Intambara si iyacu, ni y'Uwiteka. Muvuge ngo intambara ni y'Uwiteka. Haleluya, haleluya. Intambara si iyacu, intambara ni y'Uwiteka. Tugiye kureba igitabo cya mbere cya Samweli, igice cya 17 umurongo wa 47.
Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 17 umurongo wa 47. Umva uko havuze. Haravuze ngo kandi ngo iri teraniro ryose rimenye ko Uwiteka adakirisha inkota cyangwa icumu, kuko intambara ari iy'Uwiteka kandi ari we uzabatugabiza. Ndashaka gusubiramo uyu murongo. Nakubwiye ngo isomo ririmo hano ni ukumenya ko intambara si yacu ni iy'Uwiteka. Haleluya. 47. kandi ngo iri teraniro ryose rimenye ko Uwiteka adakirisha inkota. Iri teraniro riri hano uyu munsi kuri izi mbuga nkoranyambaga, iri teraniro riri hano, bantu muri hano, ndashaka kubabwira ngo mumenye yuko Uwiteka adakirisha inkota cyangwa icumu, kuko intambara ari iy'Uwiteka kandi ari we uzabatugabiza muri uku kwezi. Uwiteka azabatugabiza Abafilisitiya, tuzabamenagura uduhanga. Uwiteka azabatugabiza, tuzabatera ku misozi bariho. Uwiteka arabatugabije, nimwakire intsinzi, muvuga cyane ngo haleluya, 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 haleluya. Dore uko barwanya sasa, uko barwanya Abafilisitiya nguko. Haleluya, muvuge cyane ngo haleluya, haleluya. Ntambara ni y'Uwiteka, ariko kubw'Uwiteka nawe, kubw'Uwiteka nawe, kubw'Uwiteka na Pastor Alice, kubw'Uwiteka nawe vuge mu izina. Dore uko wabarwanya, menya urwana nawe. Icyo nicyo cya mbere nakubwira. Banza umenye urwana nawe. Ese urwana nande? Ni Umufilisitiya? Ese bamurwanya bate? Ese umuntu ndwanya nzizina rye? Ese ibirindiro bye ndabizi? Ese udusozi atuyemo ndatuzi? Kuko utu dusozi twose ndashaka kuza kudutondekanya, hanyuma ukagaba y'ibitero. Haleluya! Ukagaba y'ibitero kwerezaho umuriro kuri utu dusozi twose bariho. Amina. Ndafashijwe. Shimwa Gorogota. Turohereza ibitero, menya uko urwana nabo. Cya kabiri, ntugaterwe ubwoba n'amagambo, kuko Abafilisitiya batangira bagutera ubwoba mu bitekerezo mbere yo kugutera. Niko bamera, ni incakura. Batangira kugutera bakoresheje icyitwa ubwoba mu bitekerezo, bakwataka mu bitekerezo. Nicyo kintu babanza. Urasabwa kudaterwa ubwoba n'ubugambo bagira ikintu cyitwa ubugambo. Jose n'ujya uvuga ati ubusutwa bw'abazimu ndabuhaza. Jose komera huraho ngaho. Dore rero ba papa busutwa ngaba n'Abafilisitiya niho buba. Batangira kugutera ubwoba mu bitekerezo mbere yo kugutera. Kuko bagira amagambo mabi atera ubwoba, yitera bwoba. Uzarebe Goliyati no yagiraga avuga ngo mbasazoguranye ngo n'Uwiteka, ngo basuzuganye n'Uwiteka we, ngo arababagira ibisiga. Amagambo mabi yitera bwoba, ayo ngayo niyo duhonyoye. Aya masaha turahonyoye. Ukundi wabarwanya, koresha imbaraga ufite. Aha tujyane neza unyumve. Koresha imbaraga ufite. Hari ukuntu mbona mushaka kwihwanyagura, mugashaka kuvuga indimi ntazo mugira, kandi urugamba si urw'indimi. Hari ukuntu mbona ushaka kugwa mu masengesho ngo uri mu iminsi 10, nurasenga ni 3 ugeze mu 10 utemada. Koresha imbaraga ufite, se bite byawe. Turasenga na iminsi 5 wa mugabo we ugiye gusenga 7 ngo nuko Umufilisitiya aguteye. Koresha izo ufite utagwikanyarira. Turasengera no muri kaburimbo ngo usengaho kugenda ngo ugiye kuzamuka umusozi. Ubwiwe n'iki kuri bushobore. Koresha imbaraga ufite. Uwiteka yabwiye Gideyoni ngo genda uko imbaraga zawe zingana, nzagukoresha ntsinda Abamidiyani. Haleluya cyane, amina. Koresha imbaraga ufite. Shimwa Gorogota. Icyakane, menya ko intambara ari yawe n'Imana. Ibyo bimenye, menya ko intambara ari yawe n'Imana. Umenye ko utari kurwana wenyine. Wigira undi muntu ushaka kwinjiza mu ntambara zawe. Please. Wigira umuntu ushaka guhamagara mu ntambara ngo ayigufashe. Menya ko intambara uri kurwana ari yawe ku giti cyawe n'Imana. Wikenera abafasha mu ntambara. Nyir'umupfu n'umurya ahanuka. Hanyuma tugenda turebe muri Zekariya igice cya 4. Zekariya igice cya 4. Zekariya umushakire mu bahanuzi bato.
dore ko mutajya mumenya naho baherereye, ariko mujya musoma ijambo ry'Imana we. Soma ijambo ry'Imana utahura amabanga. Soma muri Yohana utahura amabanga. Soma neza, soma mu byahishuwe utahura amabanga. Ntahandi uzamenyera amabanga ni mu gusoma Bibiliya ndugu yangu. Zekariya igice cya 4:6 haravuze ngo, aransubiza ati ijambo Uwiteka antumye kuri Zerubabeli ngira ati, si kubw'amaboko kandi si kubw'imbaraga, ahubwo ni kubw'umwuka wanjye, ni ku Uwiteka Nyiringabo avuga. Wa musozi munini we wiyita iki imbere? Shyiraho izina ryawe. Ya Zerubabeli uzaba ikibaya, azazana n'ibuye risumba yandi. Barangurura bati, nirihabwa umugisha, nirihabwa umugisha. Wa musozi munini we, ndashaka kukubwira uburyo ugomba kurwana intambara. Nturi wenyine, uri kumwe n'Uwiteka. Menya ko mu rugamba uhagurukanye n'Uwiteka. Wishaka kwinjizamo abandi bantu, wishaka gushyiramo abantu bavuga indimi, wishaka kwikoreza abantu imitwaro, menya ko urugamba ari urwawe. Haleluya, haleluya, haleluya. Nibyo. Ikindi, isengesho rihoraho, kwiga ijambo ry'Imana, kureka icyaha kigufata bugwate, kwizera no gutinyuka. Iyo ni ingingo ya 5 iryoshye cyane, wakwifashisha urwanya abafilisitiya kandi ukabamena agahanga. Amina. Isengesho rihoraho, apana gusenga ngo mu kwa 2 ngo nasenza 5 ngo narahunitse. Oh ya have. Isengesho rihoraho, kwiga ijambo ry'Imana, kureka icyaha kigufata bugwate, kwizera no gutinyuka. Nguko uko wabarwanya. 6, nyuma yo gutsinda umwe, tegura indi ntambara, kuko abafilisitiya nibacika intege kandi ntabwo bapfira icyarimwe, ahantu hatinde. Nyuma yo gutsinda intambara, nyuma yo gutsinda abigaza, tegura indi ntambara yo gutsinda abishekoroni. Nyuma yo gutsinda abishekoroni, tegura indi ntambara yo gutsinda abigati. Nyuma yo gutsinda abigati, wikwirara, tegura indi ntambara yo gutsinda ekironi. Nubamara wikwirara, hita utegura. Jya ukereye intambara, ariko jya ukereye intambara. Muri byaravuze ngo murwanyi we guma mu ntambara. Fire. Nabo nubatsinda, uhita utegura indi yo gutsinda Ashidodi, Abashidodi. Ariko midugudu yose muri kuyumvara, mwari mutuye mu midugudu ya danje pe. Nanjije yahabaga, kuko no kuvuga iyo midugudu biragoye, bisaba ko baranyuze mu mashuri. Iryo jambo muryumve ko nyuma yo gutsinda umwe utegura indi ntambara, wikwicara ngo urambye, wikwishinga ibiryo by'umugi, tegura indi ntambara. Nyuma yo gutsinda Goliyati, intambara yarakomeje, intsinzi imwe kandi guha imbaraga zo gutsinda iyindi. Mukoma amashyi cyane. Nyuma yo gutsinda Goliyati, intambara yarakomeje, akira ijambo ry'umwaka. Intsinzi ya mbere iguhereza indi ntsinzi, nayo ikaguhereza iyindi ntsinzi, nayo ikagusunikira ku yindi ntsinzi. Iyo watsinze warutsinda, vuga ngo nibyo. Amina. Haleluya, haleluya, haleluya. Iyo watsinze horutsinda, uhora mu butsinzi, ntabwo ujya ufailinga. Mwakira intsinzi. Mu bana mwakira intsinzi, mu kazi mwakira intsinzi. Ndafashijwe cyane. Haleluya, haleluya. Ubundi utsinda abafilisitiya wemeye ko intambara ari y'Imana, wowe ukaba umwizerwa imbere y'Imana. Igihe wahisemo kuba umwizerwa imbere y'Imana, nibwo intambara yose y'abafilisitiya uyitsinda. Reka turebe ukuntu Imana yabarwanije, twinjira mu masaha yo gusenga. Ese Imana yabarwanije ite? Dore uko igiye kukurwanirira. Nkurikira unyumve. Imana yarwanije aba bafilisitiya gute? Haleluya, kuko irabarwanya. Imana izi gushyiramo amaboko yayo. Turi mu kwezi kw'amaboko. Dore ukuntu ijya ishyira amaboko mu ntambara ufite, ikazana amaboko yayo igashyiramo. Haleluya. Dore ukuntu yabarwanije. Icyambere yahagurukije Dawidi. Nanjye ariko irampagurukije kuri kw'Imana.
vuga ngo nanjye irampagurukije. Iyatureho ariko ko nawe guhagurukije. Vuga ngo irampagurukije. Reka turebe igitabo cya mbere cya Samweli. Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 14 umurongo wa 20. Yego. Imana ihagurutsa musaza wanjye sha yarapfuye aruhukira mu mahoro. Dawidi ndahari ndumugore w'inkuba ndaje nkubiti. Umurongo wa 20 aravuze ngo nuko Sawuli n'abantu bari kumwe nawe bose baraterana bajya mu ntambara basanga abacumitana inkota umuntu wese na mugenzi we baratatana cyane, kandi hari abaheburayo babanaga n'abafilisitiya nk'ubwa mbere bavuye mu gihugu cyose gihereranye nabo, bakajya mu rugerero rwabo, nabo barahindukira bifatanya n'Abisiraheli bari kumwe na Sawuli na Yonatani. Kandi Abisiraheli bari bihishe mu gihugu cy'imisozi ya Efraimu, bumvise ko abafilisitiya bahunze, nabo babakurikirana muri iyo ntambara. Uko niko Uwiteka yakijije Abisiraheli uwo munsi. Hanyuma urugamba rwunamukana i Betaveni. Mukomere Uwiteka amashyi. Cyako Bibiliya iraryoha we, ariko mana we, hari igihe usoma Bibiliya ukumva uri muramira amazi mukumva amacandwa ari kuza, ariko biterwa naho buhagase. Haleluya, haleluya. Yahagurukije Dawidi kugira ngo akubite hasi umufilisitiya. Reba mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 17. Uku niko Uwiteka guhagurukije. Vuga ngo arampagurukije muri famiye, arampagurukije muri uku kwezi, arampagurukije. Bukeye abafilisitiya bateranya ingabo zabo kurwana, baziteranyiriza isoko y'Ibuyuda, bagerereza kuri Efisidamimu hagati y'isoko na Azeka. Sawuli n'Abisiraheli nabo baraterana bagerereza mu kibaya cya Era, birema inteko kurwana n'abafilisitiya. Abafilisitiya bahagarara ku musozi wo hakurya, Abisiraheli kuwo hakuno, rurambikana sinakubwira. Hagati yabo hari ikibaya, nicyo cyabatandukanyaga. Bukeye mu rugerero rw'abafilisitiya havamo intwari yitwa Goliyati w'Igati. Ikirere cye cyari mikono 6 n'intambwe imwe y'intoki. Umva tayesha. Yari yambaye ingofero y'umuringa mu mutwe n'ikoti riboheshejwe iminyururu. Kuremera kwaryo kwari shekeri z'umuringa 5,000. Umva ibiro cyapimaga. Ku maguru yari yambaye ibyuma bikingira imirundi. Nkurikira wumva imyuka ikurwanya ukuntu yikwije. Kandi anigirije agacumu k'umuringa mu bitugu. Uruti rw'icumu rye rwari rumeze nk'igiti kiboheshwaho imyenda. Kuremera nk'ikigembe cyaryo cyari shekeri z'ibyuma 600. Kandi uwamutwazaga ingabo yamujyaga imbere, araza arahagarara akomera ingabo za Isiraheli ati, kuza kuremera urugamba ho mwabitewe n'iki? Mbese sindi umufilisitiya namwe ni muri abagaragu ba Sawuli? Ngaho nimwihitemo umugabo amanuke ansange, nabasha kundwanya kanyica tuzaba abagaragu banyu, ariko nimunesha nkamwica nimwe muzaba abagaragu bacu mudukorere. Umufilisitiya arongera aravuga ati, nsuzuguye ingabo za Isiraheli uyu munsi, ni umugabo turwane twembi. Sawuli n'Abisiraheli bose bumvise mu magambo y'umufilisitiya bariheba baratinya cyane. Kandi Dawidi yari umwana wa Munyefrati w'i Betelehemu y'Ibuyuda witwaga Yesayi. Kandi Yesayi wo yari afite abahungu 8 ku ngoma ya Sawuli, yarageze mu zabukuru. Haleluya, haleluya. Murongo wa 14. Dawidi yari umuhererezi, kandi mbakuru be uko bari 3 bari baratabaranye na Sawuli. Ariko Dawidi yajyaga ajya gucuranga kwa Sawuli atangira. Iki gice muraza kubona uburyo yatangiye acuranga yirukana imyuka mibi. Ibijya gushya birashyuha. Yatangiye yirukana imyuka mibi acuranga.
bakomeza babetinga ibyo bazamuha, birangira yishe Goliyati. Muri iki gice aravuga ati waduteye iducumu n'uducumu, ariko jye nguteye muri iri zina ry'Uwiteka Imana Nyiringabo wasuzuguye, nguko uko Abafilisitiya barangiye ibihano by'Imana. Igihe bafashe isanduku y'isezerano, ndashaka kuvuga ku bihano Imana igiye guha Abafilisitiya. We Yesu we, ni mu byakire Abafilisitiya mwarwanije abantu muteraniye hano. We Abafilisitiya bakurwanije niba byakire. We ibihano by'Imana. We igihe bafashe isanduku y'isezerano, Imana yabakubise indwara barayisubiza. Ibyo izo nkuru ze zisoma mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 5. Imana yakoresheje inkuba n'imvura bikomeye. Aho naho ni mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 7 umurongo wa 10. Isomo ririmo rero, iyo abantu b'Imana bayiringiye, Imana irabarwanirira n'abanzi bakomeye bagatsindwa. Haleluya! Tugiye gusenga. Imana igiye gutsinda abanzi bakomeye, byakire. Imana igiye gutsinda ingabo z'Abafilisitiya ku buzima bwabo. Imana igiye gutsinda intambara imaze iminsi kurwanya. Muvuga ngo haleluya. Ndagusengeye, tega ibiganza ngusengere katika jina la Bwana. Ndagusengeye mu izina rya Yesu Kristo wanesheje. Ndirukana imbaraga zose z'Abafilisitiya n'ubwoko bwabo bwose. Amina. Ndatera ingabo zose z'Abafilisitiya aho zikambitse. Umufilisitiya ugutera aturutse i Gaza, nohereje y'umuriro. Ugutera aturutse Ashikeloni, ndasheyo. Ugutera aturutse Ashidodi, nohereje y'inkubi y'umuriro. Ugutera aturutse Ekiloni, nohereje imbaraga z'umuriro. Ugutera aturutse Gati, ndatwitse, ndakubita hasi imbaraga z'ibitero byabo. Mukomere Uwiteka amashyi menshi cyane, mumuvugirize impundu, muvuge ko ari mwiza, mwakira intsinzi Uwiteka abahaye ku ntambara y'Abafilisitiya. Turayirangije, turabanesheje kandi turabatsinze. Urugamba rusigaye tugiye kururwanira kuri Zoom. Aho no tugiye kujya duterura tudemba hasi, tumenagura katika jina la Bwana. Ab'Imana haye ibiganza, mukoresha impano yo gutura, mushyigikire iki gicaniro, namwe Imana izabashyigikira. Turasoje, tugiye gukomereza kuri Zoom. Karibu sana. Imana ibashyigikire. Shalom shalom. Na hejo.